ni wa mwanya biri ku mbuga nkoranyambaga. Ese kuri iyo mihanda y'izo mbuga nkoranyambaga hari ibiki none? Kasongo mbona wewe songa libala Kasongo mbona wewe If you want to say something, say it. Don't dance around. Ahangaho inguyu banza umuriro ngo wamufasha ariko banza ari comedy da. Ibu comedy muramuzi? Iki kirimi barimo kuvuga ni icyahe? Ururimi urarwumva wera? Ibyo mbonyeho ndumiwe. Mwiriwe neza abanyarwandakazi ndizera ko mumeze neza cyane. Uyu munsi ndi kumwe na Afande Nyarudindi musaza Roje Muhando, kapiteni wa Yesu. Kapiteni wa Yesu. Nanjye bwite Dusengimana za Batista niyo ari kuranga muntu. Noneho umva ikintu cyo kudukura kapiteni. Ugiye kuririmba iyo ndirimbo aba ex bose bo mu gihugu. Aba ex umuntu wese ufite ex no ndirimbo munyure. Twagiye. Ya mushitenge Roje Muhando. Rero ubwana natukuvuna ngufu. Natukuvuna ngufu. Mbele ubwana natukuvuna ngufu. Ubwana natukuvuna ngufu. Amina, Amina, Amina. Yose tuwe Yehova. Karapaciyemo. Munyenera ntabibona. None ngaruka. Sawa murakoze cyane Nyarugenge. Sawa sawa. Mota Karame reba hano Mota Karame ubundi ngo umwana utazamwita izina bimeze gute? Utazamwita izina udashobora guhamagara wansinze rwose kuko ngo n'igihe utasinze ibi ukamuhamagara bikaguca. Bivuze ngo umwana ujye umwita izina wabasha guhamagara wasinze byibura. Urugero Vovo Vovo nubwo wasinze biroroshye cyane. Wavuga gute? Vovo. Aha, Vovo agahita za yiyo. Irindi zina ryoroshye guhamagara wasinze. Ni. Irigo none. Emanuela biroroshye. Emanuela Cristela. Oriner. Hey, y'all, come look at this. Oriner. Urunara biragoye. Biragoye. Uri na muzima biragoye cyane. Uri na muzima. Bora ababyeyi bari kutureba ujye wita umwana izina abasha guhamagara byibura ufite ikibazo wasinze. Niko yewe Anto utungira ikizo nzara. Izi nzara ubona keshi ngiye mfite ubukigitwa iyo nafite birabita ngo nimba ari reje koto. No. Nimba ari reje koto. Nimba ari reje koto.
leje koto ngewe none nkoresha akakara nkashyira gutya nkavanamo ubukigitwa nkahita mbuvanamo muri akara bukaza hano nkahita mbuvanaho cyangwa nkahita mpanagura. ni ubukirigitwa se? ni ubukigitwa. wagiye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kari ko ijambo ry'Imana rivuga ntabwo nzajya kuryarya Imana ngo nzakunda umuntu utankunda jamais. Abazi banjye ndabanga ku buryo niyo numvisha ibyago byabagezeho ndavuga nti okay ambo reka nkubwize ukuri njye muri no mihanda afite umuntu wankoreye ikintu kimbuza amahoro ndagenda mfukama imbere y'uburiri bwanjye ndavuga ngo mana nisenga isengesho ribi bishobora kutarenga hano hejuru. Ariko uyu muntu waramuremye wari ubizi ko azaza akankorera amabara mw'iyisi urabyirengagiza ntiwandabura ngo mugendere kure urandeka tugendana ubizi wari ubizi. Uyu muntu rero mbabarira uzamubarira umuhereza ibintu bimukwiriye kandi ibyo bintu uzamuha bimukwiriye uzame kwibonesha amaso yawe. sibyo pastor bajye banahoberana urahobera umuntu wamukora no kureba utabigambiriye mu ijuru bati we urikozeho wamupimaga umuriro uwo mwanya uti Yesu mbabarira utwo tuntu twose nutugaragaza kuri umwana w'Imana kuko hari abandi bayakoraho muri seanse ntacyo bibabwira ayo mu mujyi n'ayo mu cyaro yose ntacyo babwiye Imana yambara igafu. No urumva umaze none se wowe gahumba ko kantu ka no ushize no ni igihe umaze igihe no byarakomeye abantu barahindutse basigaye baba n'abagome ndebera. Aujourd'hui aussi c'est un autre le monde part en couille. Merci. umva niba iri kuzenguruka kuri iyo mihanda mba ngira ngo na stress wirirwanye zigabanuke zinashire naho ubu ninge nitwa Eska Fifi reka tuzasubire ku cyumweru mu mbogo.